Haguruka. Twagiye. Tamushikibuno neza. Tamushikibuno neza. Twagiye muri Nimbese. Muri Ndayiraka. Ateke. Shafta mabuno aryoshye. Iki cyane si sawa mwabagabo. Mwabamotari mwe mwabasoda. Iki cyane si sawa. Ako bino ntuzabyikora naryari yaka. Aya ariko ngewe murabizi ko nkunda umukobwa ufite amabuno. Ubundi uyu nakweme oya bagenda bamusebya abantu mujyana musebya Yaka Mwana. Akora umuti. Niba bandi ngo Yaka Mwana ngo mu buriri baradupfubya. Nta kigenda ngo Yaka Mwana. Burangeye yo namaze kugukubitiramo konyage. Nangwa nkabona kagorira cyangwa se izirikeri United igiye. Oya isi yangenda atanga ubuhamya. Nta n'amagambo menshi. Meme Yaka. Sasa rero. None ubu ngubu ndaguha nituva umva rero mbabwiye. Ndamuha doka ngo karutwa n'igare ariko ejo bundi akimara kuvamo umwuka. Abantu baramutatse ngo vidi ngo yakoze ibintu byiza ngo vidi ngo yari umusitari ngo vidi ngo yagiraga umutima mwiza ariko ngiye tukibana muri covid abantu bamusebyaga hano banadusaba interview vidi niwe wari ufite shiraho cyangwa se bakagukuramo ijisho naho uzongera kugukenera curuza ikibuno cyawe rapidi ikintu navuga rero ngiye nakisabira so advice mbaye bashiki bangiye mucuruza amabuno hakiri kare ase akasugaruka we babigiye yaranryoheye ase uvuye guhindura imyenda banzu nyishure mwana matunda yaranryoheye banzu nyishure ngagira gute tutaburi nabe abana yaka banzu nyishure Yaka muracwanya ngenda baza abantu kubera iki umuntu afunzwe mageragere aho papa wawe ataje gusura mageragere abo akajya gusura umugore wawe nanjye mushiki wa papa maye namutamira rwose ngo shangaze namutikura pe none se twaba guhungurira umugore ngo iki shangazi wanjye uri umunyamahano yaka ngo shangazi w'umuntu uzi icyo ari cyo none se isoko aba kurongorera umugore saba ari umwana we kumuvuga ngo namahano oya kuba wasagira na so urumva nta birenze ariko shangazi wawe kuki namutikura se ngiye mba mvukana nawe utagira nyirasenge yisenga ibaze icyo kintu we ariko ibyo mwigeze ngo iyo kirazira ni bya kera turabasubije twizere ko mumeze neza mudukurikirana kuri Kigali Niba 5 nitwa Yaka Mwana ukina n'abana ukina n'abanyira yakanuko yaratangiye dusura atandukanye mu bice byetandukanye dusibanganya inkuta twasenye twegera abari hirya no hino muradutuma tugatumika aho muri hose kuri uno muzi ufite amakuru umwana w'umukobwa rwose mukanya duhuye ramwe ati ngiye Yaka twararanye uri kimwe byageze neza namuga ati sisi wamwe ngatera gatebe nafata mikoro yanjye kamemani akaba ari tayari n'abadukwica bagasasa agakeka n'agatebe bakumva ibyo gutubwira amahoro umukobwa amahoro meze fresh ni amahoro no kuri tekinike aya ndumva nishimye ibintu mbavuga nibyo ni ukuri ahubwo se ikibazo nuko ari kwijijisha kandi ibintu ndi kuvuga abizi Yaka Mwana ni sawa urishimye vraiment Yaka Mwana ni sawa vraiment I'm very good ndishimye Yaka ndishimye kumuza niwe mukobwa rwose yandiwa tutarajya mu bindi buretse gato kakaririmba bakuririmbye mu cyo bita ko mu star Yaka Mwana genda ririmba karimbo k'abasirikare ariko arabandi zatinze ejo bundi Nyiramabuno Suzana nyina wa generale yizire nyine uzandinde tujyane Nyiramabuno Suzana nyina wa komando yizire nyine uzandinde tujyane uzandinde ku kwezi kumwijima nzijyana yizire nyine uzandinde tujyane Nyiramabuno meze neza cyane Nyiramabuno Suzana umwana wande wa generale yazandinde tujya oya yakazi uzajyana nakarimo twarimbaga mu kirashi ariko ari indirimbo noneho baba nibavuga ngo nago ndi umusitari indirimbo cyashigezweho bayita aci
ateketeke aceke ateketeke aciki niko Florida na Diamond none haraho bagera Yaka Mwana Yaka Natal Yaka kompara ahagarite umugirane man ngewe muhagurutse mwararanye mwishimanye ako ni nabyo da ahubwo haguruka none ujye kuririmba tubyine sasa hari abantu bavuga ngo ngewe mu gitanda ngo byararaniye ngo ku muziki ngo byararaniye twagiye tamushikibuno neza tamushikibuno neza twagiye muri Nimbese muri Nyiraka ateketeke 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 ateki shafta mabuna aryo iki cyane si sawa mwabagabo mwabamotari mwe mwabasoda iki cyane si sawa ariko bino ntuzabyikora naryari ariko ngewe murabizi ko nkunda umukobwa ufite amabuno manini n'ubundi yakangewe atanga ke ubundi we yakanakwemeye ubundi ni we wanjye ariko ikintu wanjye ni kimwe uhora mu mwenda umwe mu nkweto imwe kwamba agapira keza yesi wayite ayagenda no mu mwenda umwe abantu niwe bakuzimo umuntu uwo ari we wese none se uhinduranye ikariso kanga buri uhindura ikariso kanga nyindura kabiri none se mwabantu mwe kandi wambara umwenda ukawumara babona wambaye cya gikariso kimwe kimwe nabiyamye barakubeshye mwararanye ntabwo wabonye gora ntabwo wabonye ikariso nambaye kakandi kagasitiringi gafite akagozi kanyuze hagati y'amaboko Kwanza pole sana twabuze Nyiramana umukinnyi wa filime ukomeye cyane twabuze umuvandimwe wakuzanye muri sinema nyarwanda Vidi Frank aruhukire mu mahoro ariko yakareka tutagera ku bindi kubera abasitari bo muragenda mugenda gake yakugenda abasitari tugomba gucaho ariko n'ahandi barapfa n'abandi barapfa ntabwo ari abasitari bapfa bonyine none se uretse kuvuga ngo abantu barazwi hari udapfa hari utazapfa se ariko ngewe icyo nabwira abantu niba ushaka kunsapotinga nyiri muzima ugira icyo umfasha ariko kubona umuntu arembera mu bitaro ntihagire umuntu umugemurira n'ikiro cy'isukari yapfa mugahurura mwambaye amakoti ako nibyo bayida we uzi imodoka ako mani mujye mushyira mu gaciro ako kantu tukavugira amagide black arakavuze oya umuntu akarembera mu bitaro ntihagire umusura ariko yava mwuka mugahurura mukagura ibirayi mugateka amafiriti mukanywa amayoga après des jours nyuma y'iminsi 2 mukamwibagirwa mugasubira ku kazi what is that tugere ku muvandimwe matu system witabye Imana wabonye uburyo abahanzi bose bishyize hamwe kandi yari yaravuze n'uwamu ikirosi cy'isukari n'umuzanira amazi yo kunywa arwaye kwa muganga kweli ngewe rero ndababwiye ngo ntiyazagira uwohereza amafaranga ku kiriyo cyanjye nibwire n'abadiaspora mwese mfite abavandimwe United State ntazapfe ejo bundi mwakumva ngo yakayapfuye mukohereza amafaranga bankingura wayamaye nkayaryaho nyiri mu mwuka ko ukiri muzima ukayaryoshamo ibyo tuba tubabwira amana ubundi wowe ndakwemera ubundi se ngegera ariko ubundi ujye uvuga wanyegeye mwana kandi bura nagustikurira imbere ya kamera unkubita njye nasoni nshaka ibintu n'ubundi wabimaye kunyongeza ntago ari ikibazo oya hari abantu batsuzugura ngo usamurire imbere ya kamera ariko umva yewe ndababwiye cyo nshaka kubwira abantu tujye twumvikana umuntu arapfa mugahurura kuki mukunda bapfuye iyo umuntu akiri muzima niba umukunda koko wagaragaje urwo rukundo niba ari n'icyo gihumbi nk'ubusingira homba banyirukanye mu inzererezi ubu ngubu nta nimufite amazu nta n'uwama n'icyumba basingwa bancumbikiye kandi ngo dukunda ariko nimfa uzasanga banuza bose abo navuze bande baje gufata inkuru na za kamera baparitse imodoka we tugiye kuguza mabujasi oya mabusha ajya nyibuka mutoni hasi ndamushimira nuriya wagiye ari inshuti ye bakinanye muri Seburikoko Nyiramana yari inshuti ya mabuja ni naho namumenyeye ariko ngewe nashaka kwiyama abantu mudafasha umuntu akiri ku bitaro akiri se yashika ngo umufashe yamara gupfa akaba ari bwuza ngo namukundaga ngo ayiwe we mwirizwa ubusa gusa kandi kiriya kintu mwivugishwa iyo umuntu yapfuye ngo tugiye gutabara mwagiye muvuga ko mugiye gukingwa gutabara umuntu akiri muzima ukamuzanira n'ako gasukari cyangwa ugatabara umuntu bari kumukubita uba ugiye gutabara icyo umuntu yarangiye
asambwari tubwire iyo unaba ngo ngiye gutabara kana kayitabye Imana ikinyarwanda ko bagicuritse ari igicuritse ugiye gutabara iki umuntu yavuye mu mwuka mwaje muvuga ko mutabese umugore mu mwuka w'abazima ugiye kumuzura se atabara umuntu muzima so ikinyarwanda ngo mugiye gutabara bira ntabwo ari gutabara ni ugushyingura full stop muhindura ikinyarwanda so gutabara namwe gutabara murabizi ibyo tubireke birarangiye sisa tugaruke ari akingana atangaje bundi ku bakobwa bari hano hanze sinzi nimba urimo ariko abonze ndabazi niba umuntu ajya hano hanze ukerekana amafoto mwambaye ubusa kuri wowe bivuga iki nk'umukobwa w'ejo hazaza jena bose buri umwe ku ruhande rwe ndamushyigikira gute ndamushyigikira gute tubwire nyine ati mpamvu ushyigikiye ni ingi just umuntu agira imyambarire ye nimubera n'ibyo akunda sibyo uburyo akambara ubusa buri buri neza agaposting nanjye nabyambara ariko nkuki Aro babibajije aravuga ati ngewe nuko ari byo bintunze ke abantu bagiye ko bakamforowinga bagaforowinga igitsina cyanjye bakakireba bakumva kirabaryoheye bagashyiraho komanteri kaho ndebera bakareba foto mwarangiza ko mwagiye mureka kudutera ubusambo koko urakureba no mukobwa ukuntu amatako ameze ari sawa noneho ibi ni byo sawa reka turekane badukurikiye ngenda mushyigikiye kuko bishobora kuba bimutunze bikaba bimugaburira bimushyira n'inzu rero ngiye rwose ndabishyigikiye reba nk'umukobwa nk'uyu buri yashyizeho urukomo nanjye biranabyambara kugira ngo mbone icyo amafaranga birabatunze pe icyo dukeneye twese ni ukubaho ariko ni ukwangiza urubyiruko ibi ntabwo kwerekana isura mbi mu gihugu cyacu ntabwo ari isura mbi ubu bikoze ku giti cyawe nese ubikoze ku rwego rw'igihugu cyafande kabera kubona umukobwa wambaye busa yicaye kuri moto yicaye kuri moto ikibero yakimanitse vraiment donc noneho n'abakecuru ariko n'agaciro wa polisi umusaza bamuhinduye inshingano mu nshingano zo kandi azazikomeza azikore neza ariko ngewe ndashimira umusaza fande kabera rwose ibyo yakoraga it was correct yatanze impinduka nyinshi reka mubwire siya ngewe mpa amafaranga aka kanya nkuremo icyitwa umwenda wanjye wose saa 3 toka mpa amafaranga aka kanya mwe muragenda museka abantu nibyo bidutunze bro yamereze nkuremo yampereze yakamfasha umva yakamfasha none kuri biki se sama franga ushaka se ngenda umubiri wawe ibi ni uretsega ibyo ntabwo bikureba amani ntabwo bikureba yamereze yani seremani umuntu nimukirirwe muvuga abantu nimukirirwe muvuga abantu ibi bintu biragutunga bikakugaburira amani bro umuntu atagutamira umwana ari tayari weza amafaranga nkuremo imyenda inshuti z'Abanyarwanda mwese oya mani nimukirirwe muvuga abantu ngo umuntu yambaye ubusa ibi birambabaza bashiki bacu koko mwakwihesha agaciro ko oya mani bagacira ari umuntu kiya nk'ubu iyo ugeze muri famiye nubwo babonye ayo mafaranga baraye bakubonye wambaye ubusa barumuna bawe koko ubakuye amafaranga bakayaryaho bakubonye wambaye ubusa warangiza uratashya ugiye iwanyu mu muryango nk'iyo bajyaniye amafaranga bayaryaho koko baraye bakubonye wambaye ubusa nk'ubwo uwo mubyeyi wakureze koko yakubonye wambaye ubusa kuri televiziyo wambaye ubusa ku karubanda reka nkubwire njye ntabwo wambwira ngo amafaranga niki yame noneho nicare mu rugo nambaye neza byabiguteye yamereze isura ko nabikora akubuza abantu mwabaye muco wareba ubwiza ufite koko wareba ibintu ufite ukareba n'inzo ufite mu maso koko ubwiza baraburya ukajya aho ngaho akaguru kakamanika yakamwana agaseseramo ngo kuko yaguhaye igihumbi gasesera nkagutengeneza kubera igihumbi ngana navugisha igihombo bazayo namuhaye sister ejo tuba tubiretse ibihe mwagiranye muri iri joro
wenda usibye ko namukundiye yuko azi kubikora aho ubundi nawe ntabwo azi kubikora mani ubundi nakweme oya bagenda bamusebya abantu mugenda musebya Yaka Mwana akora umuti niba abandi ngo Yaka Mwana ngo mu buriri baradupfubya ngo nta kigenda ngo Yaka Mwana burangiye yo namaze kugukubitiramo konyage nangwa nkabona kagorira cyangwa se izirikeri United igiye oya isi yangenda atanga ubuhamya nta n'amagambo menshi meme Yaka sasa rero none ubu ngubu ndaguha nituva umva rero mbabwiye ndamuha nituva nahanga urabyemera ngewe mwabagore mwe mbwira abagore bose ibyo bintu byo kujya mutandukanye n'abagabo ngo nuko ngo batazi gukora gahunda umuntu agufite abana ariko umubwire ngo imyaka 10 ngo birinduka buri kanya ako twatandukana ni umuntu yamwe agacupa utankorera ibintu ngo ndyohereze se naba ndi gukora iki nawe mwese muri kino gihe rumva aba umuntu utageza ku nzoka ma muri kino hari umuntu utageza ku nzoka je ntago naryamana nawe utari bundyohereze ngo nyemeze hari umutipe wavanga umuntu ngo umukobwa araruka pe Koromwase ebaza kugira ngo umuntu aguti kurugeraho uruka koko nibyo mamushaka kandi ngo bafite bindi biruti imikoro ngo bingana ngo nibyo mamushaka none ibingibi nibyo abari sawa rero umuntu agusengeye wahindutse oya ngewe mbanze nababwire n'umukobwa wari we wese uzama ku gitsina ntago nzicwa n'akazahoraho nzakora ko nshoboye nivireho oya ariko Yaka uranabizi wikirushya ma uyu mubiri wose wabizi ibyango ukagira ngo uri guhatanira igikombe mwese muguye mu maguru naba ndi kurwana n'iki uruwambira ahubwo mu maguru mwese iki ni igiki iki kiboneka ahantu hose ko ari nko kurwana na mitsi hari umuntu ujya mu bukwe ako Yaka reka kwirata wakiriye wakishije yahuze inzoga reka kwirata wakiriye wakishije kiboneka ahantu hose najya kukigura n'ahandi yego ariko uba wakiguze najya kukigura n'ahandi ntabwo nzicwa n'akazahoraho ni nko kwicwa n'ibiryo ibirayi cyangwa umuceri kandi bihari buri munsi abantu bose bajya mu busambanyi nta terambere bagira nta n'ikibazo cy'ubusambanyi barubizi nabi kandi ingaruka z'ubusambanyi ni iki ni sida n'ibiki yewe ntago nababwira ngo nta kiza cy'ubusambanyi tujyayo tubishaka kandi tubikuye ku mutima kuko ngewe iyo mfashe icyemezo cyo kujya gushaka indaya sida ko leta yazanye ubwirinzi mumbwira ngo mwanduye sida muti ntihazagira uvuga ngo gusa hari amakondomu mani oya ntagira n'abapasiteri barasambana n'abapadiri barasambana ndakubwe ngo biriya bintu bikorwa ari umuntu wabitekereje ariko nta mukobwa wari waza ngo ambwire ngo wambabarire ukama ariko twebwe abagabo nitwe tubasaba mbere hari umugore wari waza ngo akubwire ati mbabarire uma reba itako tusheka mwebwe mufite icyo muturusha mani rero ngewe ushobora kuba uri kumwe n'umukobwa mwatemberanye wenda mufite nk'akazi amafaranga akorera bwa mbere ejo bundi nayo ndi kumwe na Kiroso twari turi urawa sawa social bucece mu gace twari turi kumwe Musanze ariko umukobwa twamanukanye yakoreye amafaranga twebwe tutari twahembwa yakoreye amafaranga tutari twahembwa twe usuri kuvuga ngo upinga indaya iki niki ngiye amafaranga cyo gukora ku cyumwe nago wahembwa ku kwezi kankubwire ko indaya zihembwa amafaranga kuturusha mani dufite butike na homba bro umva butike aba ni ndakubwiye ni homba iyo arwaye ni homba umva urakora ariko amafaranga yo yakore nago ariko irakira bro ntagipfa nago mbwiye ngo amafaranga shaka kubona ibibiri byanjye by'uku kwezi by'umutima mwiza ariko warabonye muki amafaranga uvuye niba bya miliyoni warayibonye mu nzira zitari nziza ibiri byanjye mu nzira zitari nziza gute ariko gutanga ibintu ni ibyawe sibyo ni ibintu kambanze mwibariza biriya bintu
iyo uciyemo n'amafaranga ubikora ubishaka cyangwa uba ukeneye amafaranga uba umukunze ako kantu mbikora kuko nshaka kwibonera amafaranga ntabwo uba umukunze kandi ubu icyo nababwira rero indaya nta rukundo zigira mwese mubimenye cyaba gukeneyeho ni amafaranga uragira ngo tukugire urukundo ruye urukundo tugufitiye ni amafaranga bro njyewe mvugisha ukuri mani mvugisha ukuri ariko dada ujye uvugisha ukuri nta rukundo reba uyu mukobwa ukuntu ari mwiza ushobora kumuha amafaranga yawe ukamugurira inkoko mukarya mukanywa ukagira ngo aragukunda kandi afite uwakunda ku ruhande wahera ubuntu utanamwishyura ariko ngo kunda ugukunda kuko ukunda abandi cyane rwose ntabwo nakirirwa ngutoha umwanya wanjye ngo ndagukunda bro cyonyine ni raye ku bantu badukurikiye muri komantere umuntu aza kuvuga ati ko wa mukobwa ni indaya kari muri komantere ngo mbega indaya yabyemereye ntihagire uza kuvuga ngo umukobwa ni indaya babyemera ahubwo ufite amafaranga dore ikiribwa ngiki ikiremwa ngiki ufite amafaranga so you are welcome none kuki nari mfite mushiki wanjye hano ku kibero hari handitseho welcome yari afite tatuwaje ariko nanjye ndayifite urebe kameramani araza kutwereka nyuma pana hano handitse welcome hano gutya none se welcome ku kibero ubwo bisobanura nyine urakaza winjiramo neza nyine fresh welcome ku kibero nese sinye mvuga byinshi abadukurikiye bashaka kuzana content zigiye zitandukanye sibyo content no kuzana ibiganiro bigiye bitandukanye kugira ngo batubwire dukomereze dukora iki dukomereze aha dukomeze n'ahandi ariko masho ariko ibintu byeze nose akamwibariza ko mwategaga mu majoro mu mabuwate yatandukanye bugahunda akaba risanga he saa 7 nimugwana giye bahozi ye gushaka inkuru abakobwa barambwa ati saka inzara igiye gutwicanga nagara twishe ibi bintu rwose amafaranga se ko twatangiraga kuyabona mu masaha 8 amafaranga mwayabonaga sanga nko mu masaha 8 ariko none leta rwose ariko mudukore ubuvugizi si nk'indaya tubayeho dute koko tubayeho dute mwari mutunzwe n'igitsina dutunzwe n'igitsina cyacu ariko ntabwo abeshye hari umukobwa nzi atunze nyina aho kugira ngo njye kwiba mfite igitsina cyanjye nzagarama abantu bamereza amafaranga kambanze nkubwire hari umukobwa nzi yitwa Uwimana atunze nyina atunze umwana we cyane rwose bose batunzwe n'igitsina cye buri weekend amake ni 50 ageza mu rugo urumva atunze umuryango igitsina nicyo gitunze umuryango so izi ndaya rwose mujye imiyaga niba dushyiramo imiyaga niba dacuruza hano mu Rwanda akazi karabuze indangamirwa nagarinda indangamirwa ni indaya turi indangamirwa we niba igitsina aricyo kimugaburira ako no kwitwa indaya ntacyo igitsina cye ako sister tubwire kime ngikubite bizi kime shangikubite bizi ako yakaba yitonze gato yitonze shawo nakubitamo n'ururimi shadakwesha n'ururimi ega yakanawe mwabagabo nimukatwirarireho namwe muri nimukavuga ngo nitwe indaya gusa abizi ko yata kozi ko nabavana mu Kigali ugira na hepfo na haruguru uramutse urwaye ukarwara sida hahandi nago mbikwifurije ujye mu bitaro barwazwa na mbonye nangiye kwininyaho nakwiyaho yadwazwa nande se ko yabarayitewe n'indakani nanda yagusura buri ukuntu urwara sida ukayirwara yakugeza handi yanyuma ugatangira kwininyaho iyo watangiye ku meza uvuga imvugo zitari inyandagaza bari ku meza none se kunya ninde utabizi ninde se utarinyaho ahubwo mbanze mbabwira ikintu cya mbere kiryoha uzajye muri wese ujye kunya wumva ko uryoherwa sha none ikindi kunya mu shyamba noneho umuntu uri gufata akayaga muri Kigali ari amashyamba wumva utanahaguru Kigali kari ama etage n'amazu yatandukanye nshimira abantu bose baninya mu shyamba bose ibiraryo rya leta cyakoze turagera ku musozi w'ikiganiro tukubona ni nko kujya kunyara cyakora ikindi kintu kiryana kujya kunyara urwaye umutezi urashinyiriza shaho inshuti yanjye mujye mukoresha kuri dance wararwaye urashinyiriza mwebwe se murabizi ko mwebwe abakobwa umutezi ashobora kumarana n'imyaka 2 ariko twebwe iminsi 2
ujya kunyarasha ukabyumvira mu bwonko. Abakobwa nshuti zanjye ntihazagira umuntu ukora aho na Yaka. Ndumva ngo yarwaye umuteza ahubwo warawukize se cyangwa kuravurwa. Warawukize se? Hari ibinini baguha hita unyara wose direct. Mani ariko shambabwire inshuti zanjye mujye mukoresha agakingirizo umuteza uraryana. Oya Yaka Yaka nago wari ukwiye kubona isomo ku muvandimwe wawe witabye Imana azize uburwayi n'imbaraga ngo umutima niki nago nk'umuntu mwabonye neza wagufasha ibyo bitandukanye nago urupfu rwe wagarusiganyemo isomo. Ibyo nabivuzeho abantu barakwanga, abantu ntibabikubwira uri hano ukiri muzima. Vidi Franka yari amanaginzi ariko birirwaga badutuka ngo dufite akamodoka gashaje, ngo dufite akamodoka ngo karutwa n'igare, ariko ejo bundi akimara kuvamo umwuka abantu baramutatse ngo Vidi ngo yakoze ibintu byiza, ngo Vidi ngo yari umusitari, ngo Vidi ngo yagiraga umutima mwiza. Ariko ngiye tukibana muri covid abantu bamusebyaga hano banadusaba interview. Vidi niwe wari ufite paratoni y'abakobwa n'abahungu. Eba naca no tutagiyeho harimo n'abayago bande bose za Filmax bamusaba interview, ariko baramuserereza ngo afite akamodoka ngo kabaye imbabura ngo kagenda kajegera. Ariko ejo bundi amara kuvaho umwuka bose bamuvuze neza. Mwe kujya mutaka umuntu ari uko yagiye. Nese akako mwebwe haye imibereho mwebwe haye akazi turaziranye mwese murabizi Kacyiru turabandabaza ko mutigeze mumuherekeza. Kuri wowe yafashe umwaka wose nyuma ko vaye no muri gereza nago nari kumwerekeza ngo naraye nasinziye. Interview ya mbere nayikoze kuri 3D ariko mwe kujya mutaka umuntu ariko yamaze kuva mu mubiri. Mujye muvuga umuntu neza ari agihari. Tujye ku banyamakuru n'abajya gufata inkuru z'abantu bapfuye kandi batarafashe inkuru z'abantu. Aba YouTubers rero murashonje mufite inzara. Kumva ahantu byacitse byakomeye ukirukanga na kamera. Njye uzaza ku kiriyo cyanjye nzazuka mumeneraho kamera direct. Reka abadukukiye dusoze harimo assist ubwo ni ishema ryawe kuba rwose ndabyishimiye na proud yo kubireka kuko imbere ni urama amafaranga yo kuntunga. Oya urantunga curuza rata umva ngire n'abakobwa inama. Oya buretse Syaka abakobwa bose kambagira inama kugira ngo njye kwiga kambagira inama abakobwa niburi kandi ngugira inama wowe abakobwa mwese hamwe curuza ugifite ibuno ryiza rikura abagabo. Ejo bundi kibuno cyawe n'igihonga kikagushiraho cyangwa se bakagukuramo ijisho naho uzongera kugukenera. Curuza ikibuno cyawe ikintu navuga rero ngiye nakisabira so advice mbaye bashiki banjye mucuruza amabuno hakiri kare. Mucuruza amabuno zaburanga wibare nyirinyinya mama zaburanga wibare ndi umugogo 100%. Seza turashoje hari cyo warusoreje muri akagiye tunamushimire. Turashoje hari bigomba kurenzaho no kuvuga ikintu nagomba kurenzaho. Ndasaba leta dusubirizeho amasaha tubone uko tuba inzarira twishe tumeze nabi. Indaya twangaye nese umbabwira iki abatunzwe n'umubiri wacu twangaye mwihangane cyo koza ibingibi cyo koza kuri ngiye byagabanya ubusambanyi n'abakobwa barara amajoro. Ubu ngubu umukobwa wamirisha kuzasanga saa 8 za kumanywa ariko atangiye guhaga muri ya mihanda. Hako ngiye nawinjiragamo saa 6 z'ijoro. Yego ukirirwa uryamye 6 z'ijoro ugatanga sangahe ugatanga sanga saa 11. Asubire reka mwibarize ikintu kimwe. Ubu ku munsi wenda ijoro atuye amasaha nk'ari 8 wabaga wahuye n'abagabo bangahe? Abagabo bangahe na 5 se simuhura ntimuhura. Hari igihe akeneye kamwe ati ndaguha kenze uhita ucaho akagakubita nyine ukahita ucaho ugasubira ku muhanda ukajya gukorera nandi. Nizihe mbogamizi mubona nazo? Imbogamizi ni nyinshi. Leta iradufata bakatujyana igikondo ariko ari jambo bitango inzererezi. Ko ntabwo turi inzererezi Imana. Asundana umuntu w'inzererezi mu gihugu cye. Ntabwo turi inzererezi. Twebwe tuba duhagaze ku isoko ryacu turi kugurisha.
ni nk'uko byemewe n'uko abandi bagurisha muri butike zabo ubundi twebwe bagakwiye kutureka tuba turi kugurisha. Mbese murasora bajya batubwira dusore aho kugira ngo badufate batujyane basoresheze ko abeshore mu makampanyi nk'uko mva abakozi mu rugo baba mu makampanyi n'abandi bagiye batandukanye hari namwe nyine bicuza bamwe mu makampanyi ariko ntago habura inyeshyamba z'icyari cyo zazi nizijya guhigira mu ishyamba nyine zidashaka kwerekana imusozi gusa nyine icyo nababwira cyo rwose nibadufashe nta kindi dusoza nta kindi nababwira muri commentaire gira abantu nababwira rero nuko abambonye bakananyishimira nari muzamamagare ndahari yewe reka ngushimire nizere ko kandi abadukurikiye twe tuba tuza kubagira inama inyunganizi abo tugenda duhostinga bajya batandukanye baba badusabye ko dushobora kugira gute ase akawisugaruka we baba bagiye yarandyoheye ase uvuye guhindura imyenda banzu nyishure mwana matunda yarandyoheye ubu banzu giceka ngagira gute tutaburi nabe abana yako banzu nyishure yaka murashwanya bamutikura ariko banzu nyishure we banzu nuko turi imbere banzu nyishure makuru neza gomeke muhaguru iki nashaka kuvuga iki nashaka kubabwira njyewe nzakwishyura amafaranga yanjye nitugera mu gitanda utangira ubumba amaguru rekura amaguru neza ngo utikure ndamubona mwaduha ndamubona mwakubita abagabo ndamubona mwakubita abagabo